murakabaho banyarwandakazi, mwebwe muri hariya mu Rwanda rwa Gasabo hariya rwicaye, namwe muri mu Rwanda rwo hirya no hino ku isi. Nongeye kugaruka imbere ya kamera hano kugira ngo mbaganirize. Mbanje kubifuriza iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka. Noheli yo yararangiye, ubwo ndabifuriza umwaka bonane nziza, kuko uyu munsi iki kiganiro ngikoze ku itariki 26 z'ukwa 12. Nk'uko rero bisanzwe mboherereje uriya mutima usemboliza nyine urukundo nifuza ko mukomeza gukundana, rukaziyongera mu mwaka uje, usemboliza n'urukundo nanjye ubwanjye mbakunda. Mbohereje rero nanone nk'uko bisanzwe aya matara menshi mubona mba nacanye hano, ndumva nongeyemo n'irindi hariya, amatara asemboliza ubususuruke. Nanone mbifuriza aho muri hose, cyane cyane abari mu bihugu bigoye, kuko niyo haba hashyushye hari igihe umuntu yumva akonje ku mutima bitewe n'ibibazo afite by'ubuzima. Mwese rero mukomere, mukundane, mususuruke, murakabaho. Ikiganiro nk'uko mubona titre nagihaye hariya ngo Kagame Tshisekedi amahitamo y'agahutu. Nashoboraga kutagikora nkategereza ko iminsi mikuru irangira, ariko numvise ari très important kuko ibintu birimo birihuta cyane. Amahina turimo arimo arihuta cyane, turi mu mahina, isi iri mu mahina, ni ukuvuga za bouleversement bizarangira tugiye mu yindi ordre mondial, ni ukuvuga ubundi buryo isi iyobowe, za relation z'ibihugu zihindutse, relation za communauté za hirya no hino bihindutse, na za paradigme zihindutse. Nibyo turimo rero. Ibyo nk'uko twagiye tubivuga mu bindi biganiro nkunda gukora bya geopolitique, iyo isi igeze mu mahina nk'aya, akenshi hari uturere turi sensitive, turi sensible, tugomba kuba impacte byanga bikunze. Iyo bigenze gutyo, nakunze gutanga urugero ku karere ka Moyen-Orient, hariya nyine mu bihugu by'Abarabu birimo peteroli, kubera la position stratégique n'ubwo bukire bwa peteroli. Nyine position stratégique y'akarere, géostratégique, ni akarere kari hagati y'imigabane, umugabane w'Afurika, w'Aziya n'Uburaya, kari no hagati y'inyanja nyinshi. Hari n'akarere k'iwacu hariya, nako ni position géostratégique ikomeye, ko iri in the heart of Africa, hagati mu mutima w'Afurika, niko hari iwacu bahita. Kandi hakaba hari, donc urumva ni position géostratégique ikomeye. Nk'igihugu par exemple hariya kiri kuberamo intambara cyegeranye n'u Rwanda, cyitwa Kongo, gikikijwe n'ibihugu 9 bya Afurika. Murumva ni ibintu bikomeye.
kariya karere kacu kari ashovale hagati ya ziriya y'ibihugu by'abarabu hejuru n'ibihugu by'abirabura Australia, mbese turi hagati. Ariko si ibyo gusa, hakaba hari umutungo ukomeye, mbese nk'uko hari peteroli, hari iwacu hari peteroli, hakaba n'ibindi byose, nta kintu kitari hariya. Ubukungu bwo mu butaka. Ubu rero amahino naho iwacu yarageze ku rwego rw'isi. Ikigaragaza ko turi mu mahina n'iriya ntambara iri kubera muri Ukraine, abantu bose babona ko izarangira amakarita acanzwe cyane sur le plan de géopolitique internationale. Biracyaza. Hanyuma muri region iriya ntambara nyine yatangiye hariya muri Congo, muri Kivu, nayo bigaragara ko izarangira hari amakarita acanzwe hariya mu karere. Kubera rero ko iriya ntambara igihugu cy'u Rwanda kifitemo uruhare rukomeye, nk'uko mwabibonye nyine kiregwa yuko aricyo gishyigikiye muvuma M23, yuko aricyo gitera Congo etc. Ndetse umuhungu wa perezida wa Uganda akavuga ko ari ibyo, ko ibiri kubera hariya ari operation yitwa Rudahigwa ikozwe hagati ikozwe n'ingabo za Uganda n'iz'u Rwanda, ko bagamije kurengera inyungu z'abatutsi bo mu karere, ibintu nk'ibyo. Kubera rero yuko iriya ntambara u Rwanda rufitemo uruhare cyane, ni intambara izamarika ikorosi rikomeye muri trajectoire historique y'u Rwanda. Izarangiraho ikintu gihindutse ku Rwanda gikomeye. Voilà. Zino ntambara zose izo, kimwe n'izindi ntambara zose zagiye ziba kuva ikiremwamuntu cyabaho, intambara zihuza ikiremwamuntu, izi ni intambara zose barwanira ibiryo, murabyumva, barwanira umutungo, barwanira donc le pétrole, barwanira le gaz, barwanira le coltan, le polychlore, barwanira zahabu, barwanira ibiki byose, ibiryo kwa. Ariko kubera ko ibyo kurwana ibiryo no kurwana ibintu le materiel atari ibintu biri sexy cyane, mbese kitwa ko ari ibisimba nibyo birwanira ibintu, birwanira ibiryo, cyangwa se abantu bacipa bashenzi. Intambara nyinshi iyo zibaye rero ntabwo bavuga gutyo, ntibakunze kubivuga gutyo, bazishakira akenshi za justification idéologique, mbese habillage, kubyambika umwenda wa idéologie, kuko za idéologie nizo ubona nyine biri relevé, biri sexy, urabyumva. Donc aho kugira ngo uvuge uti ndashaka gutera Ukraine kugira ngo mfate le littoral yayo, mfate ya nyanja ya Azov, nyigire ikiyaga cy'Uburusi, mfate le Donbass, inganda zaho nzigote, mfate umutungo wa Ukraine. Oya, uravuga uti ndarwanira
ubusugire bw'abarusi abasilave. Ndarwanira uti ndarwanira umuco w'abarusi. Abantu barashaka kujenosida abarusi, ibintu ukavuga ibintu nk'ibyo. Ugiye muri Kongo, ugiye nko muri Kongo ushaka poliklore cyangwa ushaka korita, ntabwo ari ukuvuga uravuga uti ngiye guhagarika jenoside y'abatutsi iri kuberayo, cyangwa se ibintu nk'ibyo kwa. Intambara zigomba kugira habillage idéologique kugira ngo, ariko ntabwo bikorwa gusa kugira ngo bibe sexy. Hari impamvu, nuko za ideoloji arizo zimobiliza. Za ideoloji nizo zimobiliza abantu, kuko iyo ukora intambara ugomba kumobiliza abantu bayirwana, ukamobiliza abagushyigikira politikoma, diplomatikoma, ukamobiliza n'ibikoresho n'iki, ababiguha, etc. Za ideoloji rero nizo zimobiliza. Niyo mpamvu bien sûr nko muri Ukraine abarwana uzi ko ari West irwana n'abarusi na la Fédération de Russie. Bavuga ko nyine West bavuga ko barwanira kudefanda les valeurs za démocratie. Abarusi bavuga ko barwanira kudefanda les valeurs za kirusi fondamentale, za umuco. Bavuga ko nyine aba western bashaka kuimpoza umuco wabo, kandi umuco wabo ari depravé, ari iri en décadence, ko bafite umuco mwiza wa gikristu, wa orthodoxe, etc. Izo ni za idéologie, mbese twakwita des idéologies à l'occidentale. Iwacu nkuko nakuze kwivuga ko tukiri za société primitive somehow, twe tugenda kuri za idéologie izi ngizi primitive nyine. Ubu rero nk'intambara igiye ihanganisha Tshisekedi na Paul Kagame via par M23 interposé na za FDLR interposé, mwabonye ko igenda ifata intera yo kuvuga ngo intambara y'abanilotike n'ababantu. Donc Tshisekedi kugira abashe kumobiliza nyine agenda ashyushye bya kibantu, niyo yaba atari ubivuze ariko abantu be bakabivuga, bambari basakuza tusa, bikagenda bifata iyo ntera. Muri za réseaux sociaux byose murabibona yuko abanilotike, abatutsi himanilotike bashaka kuza gutwara umutungo w'ababantu muri Kongo, gufata kubarikaniza Kongo ngo batwara umutungo wayo, etc. C'est donc l'habillage idéologique akoresha, kandi c'est de bonne guerre. Noneho bariya nabo nyine ba Muhozi n'abandi, Kagame we ntavuga gutyo, ko ba Muhozi ndetse n'abantu bamwe na bamwe bavuga ko bashyigikiye M23, bakavuga ko habaye n'imyigaragambyo, bavuga ko hari kuba jenoside y'abatutsi, ko badefanda intérêt z'abatutsi, ariko M23 ikeraragisa ko muri rusange irwanira les intérêts z'abarwandophone, kuvuga abatutsi n'abahutu n'abatwa bo muri Kongo. Niko bihagaze aha ngaha rero. Nkuko mbivuga yuko nyine bizamarika ikorosi rikomeye muri trajectoire historique y'u Rwanda, no kureba muri iri korosi, kuko nyine ubu abo abivuga ko bahanganye ni ngo ababantu bahagarariwe na Tshisekedi
n'abanilotike n'abatutsi tuzabagariwe na Kagame kwa. Hagati aho abahutu b'abanyarwanda pozisiyonoma yabo ni iyihe? Nicyo kibazo fondamental. Muzi ko nigeze kwandika nako nigeze nabyanditseho une article ndende nise ngo ese ngo abahutu ni ibicu, eske ngo les hutus sont idiots mu gifaransa. Mwazayisoma hari ikinyamakuru cyitwa Echo d'Afrique cyayipubliye. Ariko uretse n'ibyo nakoze ibiganiro bibiri hano kuri chaîne yanjye byo nise ngo ikiremwahutu ntikinjiye mu mateka. Aho ubwo mwazajya kubira n'ibiganiro birebire, aho narabidevelopye cyane. Nambwira ko nshobora kubirezuma gatoya, mvuga ko abahutu batinjiye mu mateka y'u Rwanda. Amateka y'u Rwanda très rapidement yagizemo amakorosi donc les tournants fondamentaux, amakorosi akomeye nibura reka turebe 1 2 3 4 kwa. Mvuga rero ko ayo makorosi yose abahutu batabashije kuyakata, noneho bigatuma batinjira mu mateka kwa. Alors ikorosi rya mbere abahutu barase batabashije gukata neza ni ikorosi rikomeye cyane fondateur ry'ishingwa ry'u Rwanda. Ishingwa ry'u Rwanda, u Rwanda kuriya turuzi kwa. D'ailleurs rwarengaga hariya, ndumva ibyo wenda turabigarukaho, rwarengaga hariya rurimo na Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru n'Ubufumbira n'igice cya Karagwe etc. Urwo rwari u Rwanda mbere ko abazungu baza. Urwo Rwanda rushingwa rero rwashinzwe n'abatutsi b'aba aristocrate bari abega n'abanyiginya etc. n'abakono tusa. Noneho abahutu rubashingirwa hejuru ko nabyita, mbese u Rwanda ikorosi yo gushingwa ku Rwanda abahutu ntago baye part of, rwabashingiwe hejuru, baba ingaruzwa muheto. Murabyumva? Mbese kimwe nuko nko muri les États-Unis d'Amérique, USA, abahinde bari batuye bagakondo tusa, abazungu bagezeyo bashinga les États-Unis d'Amérique, bagishingira hejuru y'abo bantu. None abo bantu nyine byabayeho ndumva mubizi. N'abandi bose nuko ibihugu byagiye bishingwa. Par exemple igihugu cya Israel nkunda kukivuga ko gifite parallèle nyinshi n'u Rwanda. Gishingwa muri 48 hari hitwaga Palestine ko hari abarabu b'Abapalestine, abarabu les Palestiniens. Noneho haza abazungu bavuye hirya no hino ku isi b'Abayahudi, baraza babagaruza umuheto babashingira igihugu cyitwa État Juif d'Israël. Voilà, barahari nabo ariko bagenewe umwanya wabo etc. Voilà, abo barabo. Ikorosi rero ryo gushinga u Rwanda abahutu ni barikase, ntabwo babaye part of. U Rwanda ruguma gutyo, abahutu bafite umwanya wabo muri icyo gihugu cy'u Rwanda, umwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. Ko uwa mbere nk'uko bigenda ahantu hose iyo abantu bashinze igihugu nyine abagishinze bafite umwanya wa mbere. Abo donc
uwa mbere wari ufitwe n'abo groupe des aristocrates mu batutsi hariho nyine abanyabenga n'abakono n'abaha etc. tugarukira ariko murabazi les aristos. Noneho aba kabiri babaga ari abatutsi bandi nabo bashingiweho igihugu ariko bo baba clientelisé, bitwa abatutsi nyine nk'abo bandi bari bagishinze. Noneho baharwa umwanya wa kabiri, noneho abahutu baharwa wa gatatu, abatwa baharwa wa kane, buri wese akagira umwanya we ariko hakaba iyo harmonie imeze gutyo. Abahutu n'abo batutsi b'inkomashyo ari abagaragu muri rusange, noneho abaristokrate ari abatware n'abatunzi. Bifunctiona gutyo kugeza ubwo ikorosi rya kabiri ryabaye. Iryo rero ryabaye ubwo abazungu bazaga gukoloniza u Rwanda. Abazungu baje, u Rwanda rwo rwagize rwakase irindi korosi. Ni ukuvuga ngo bwa bwami bwari bukomeye gutyo bwarajegezeho gato ko abazungu baje nabo gutegeka, ariko ntibajegeza burundu ubwo bwami. Baraje baravuga bati turabona royaume yanyu bien organisé. Abyumva ubwo ndavuga Abadage, turabona royaume yanyu bien organisé, reka ntacyo tubatwara ariko turategekana namwe. Abadage ntibatazahise haza n'abigera ko biba la même chose. Turategekana namwe ariko ari twe turi hejuru yanyu tubadministreye, ariko mugume mube muyobora igihugu cyanyu dufatanije mukurikira programme zacu. Ariko abahutu nabo barareba, babona abahutu baravuga ati bano bahutu bari abagaragu banyu, bazaguma abagaragu n'aba batutsi b'inkomashyo, ariko turifuza kubera ko dushaka kudevelopa igihugu cyanyu, bano bahutu turashaka yuko tubagira abacakara muri programme zo kudevelopa igihugu. Donc ubucakara ni ukuvuga gukora ntacyo uhembwa, gukorera ubusa. Kuko mu bugaragu abahutu bari abagaragu mbere n'abo batutsi inkomashyo, ariko ubugaragu ukorera shobuja ariko akaguhemba. Shobuja niwe utunze, we ntacyo utunze cyangwa utunze duke tutaguhagije, ugakenera kujya gukora kwa shobuja kugira ngo ugire icyo uramura, noneho wakora akakugenera. Ubucakara rero ni ukora ubusa, wakwanga ndetse kandi ugakora kuri ritime nyine y'uwo mushefu yashyizeho, kandi wakwanga gukora cyangwa se wakora kuri ritime iri hasi hakaba hari ibihano bikomeye. Ibyo bise niho bazanye nyine kiboko, gukubita. Babivanye muri Kongo. Kiboko ni mu Giswahili bivuga bivuga nyine gukubita kwa gukubita. Bazanye kiboko n'ibindi bihano biteye ubwoba. Noneho banaha uburenganzira abatutsi yuko nabo bakoresha ubucakara abahutu. Noneho abatutsi nabo batangira gukoresha abahutu batabahemba, ibintu byinshi cyane. Mbese iryo korosi ni ukuvuga ngo naryo abahutu ntabwo babashije kurikata ngo binjire mu mateka, kuko byashobokaga ko bayinjiramo. Abazungu bashobora kuza bakabirindura ingunguru nk'uko babikoze mu bindi bihugu, iyo royaume bakayikasa bagashyiraho indi ordre, noneho amakarita akicanga, abahutu bakaba bakwinjira mu mateka.
ariko si uko byagenze. Iryo naryo barirase. Noneho muri ya myaka 50, muri ya deseni ya 50, muri za 50 kugera za 59 aho habaye ya revolution, haje impinduka ikomeye y'intambara y'isi yari irangiye. Noneho amakarita acanzwe nk'ibi ngibi bya geopolitique internationale bigira impact no mu Rwanda, kuko colonization zivaho gutyo. Noneho ababiligi bakoloniza u Rwanda, b'abatutsi b'abaristokrate babereka umuryango wo gusohoka, bati mugende mudakoze amaguru hasi. Ariko ababiligi bose ko bashaka gutanga independence, ariko mu bundi buryo burimo no kuhaguma, ariko bitwa ko batanze independence ariko bahaguma. Ibyo rero ntibabyumvikanaho n'abatutsi n'abaristokrate b'abatutsi. Noneho bapanga ikintu cyiswe revolution ya Gahutu, bavuga ko abahutu bagomba kwiganzura nyine ya ngoma y'intutsi, bakakora revolution, mbese bakinjira mu mateka. Niko bavugaga, ariko babivugaga batabishaka, kuko ya croyance bari bafite, kwemera bari bafite yuko abahutu badashoboye gutegeka, nta kintu bashoboye, ko abatutsi ari babishoboye, ntabwo cyari kivuyeho, nubwo bari bashwanye n'abariya. Rero bifuje n'ahandi gukomeza gukorana n'abatutsi, ariko bakavuga ko bakoze revolution Hutu. Noneho rero bahimba une formule idéologique, kuko nyine urumva bari muri système, u Rwanda rwahoze rutegekwa donc n'abatutsi, kandi bafite projet ya gatutsi, donc un projet idéologique ya gatutsi. Naza kwivuga abazungu abahimba ideologie ya Gahutu, bayivuga gutyo, ko nibwo buryo bwonyine bari bafite kubavuga ko butari majorité, mbese ari benshi, yuko bakoze revolution ya nyamwinshi. Nkuko no mu Bubiligi abaflama bari barakoze nabo akantu k'akarevolution, kubera ko ari benshi etc. Byari ibintu bakompara. Ikintu bakoze kubera ko d'abord ntibashaka ko abahutu nyine bategeka, nubwo bashaka kubyita revolution ya Gahutu. Icya kabiri, nta n'abahutu bari bahari b'abakadire bashobora guhita bashyiraho ngo basimbure babandi, kubera ko bari baje byarindi bamaze imyaka 70 barapromotinze abatutsi gusa, nyine kumvuga ari bo bazatekana nabo. Nta bahutu bari barapromotinze bahagije. Icyo rero bakoze, bafashe abatutsi batemeraga, nabo bari opportuniste ariko mbyita, ariko harimo n'abari bafite ikibazo n'ubwami, ubwo bwose bari abatutsi. Ibyo ni ibintu nk'uko bimeze nk'uko murabona ubwami bushya bwo mu Rwanda, hari abatutsi benshi cyane babuhunze baburwanya. N'icyo gihe mbese byari configuration nk'iyi mubona, ababuze hanze bose murabibona. Bafashe abo ngabo rero, bapropoza kuba abahutu, barabyemera nyine, bazakarita identite b'abahutu. Noneho bakopta n'abahutu bake bari bapashe guperisa muri iyo systeme. Abo nibo bakoze ibya Parimehutu, nyine ishyaka rya Parimehutu n'ibiki na Prosoma n'ibintu nk'ibyo. Noneho bakora ibyo bise revolution Hutu. Mu by'ukuri twabyita revolution ya Gahutu aho kubyita revolution Hutu, kuko nk'uko nari mbivuze, ni
gahutu bashyize ku butegetsi, gahutu ideologike, ntabwo bashyize abahutu ku butegetsi. Iki ni ikintu fondamental. Nigiye kubyandikaho article ndende aho nasobanuraga yuko nyine iri nka magie, le magicien Benavango, le magicien belge avait réussi à sortir de son chapeau colonial un tour inédit. Donc le tour de magie ni bya bindi bagira gutya agakora akantu nyine niyo tour de magie. Donc iyo formule y'imagine iri bizarre. Il y a évidemment un coup de propagande qui vient marcher, tout ça. Bon, nous croyons que il scénario rero de manière extraordinaire ku buryo butunguranye cyane. Abahutu ntabwo binjiye mu mateka, ahubwo gahutu yinjiye mu mateka. y'u Rwanda. Kuko u Rwanda n'ubundi kuva rwashingwa nyine n'abo abazungu bataraza n'abanyiginya n'abega etc. cyari igihugu nacyo n'ubundi kumbe cyashinzwe n'abatutsi, n'ubundi kigendera kuri ideologie ya gatutsi. Ideologie ya gatutsi rero c'est quoi? C'est le nationalisme, hein? Nationalisme tutsi. Ni ukuvuga ngo bano batutsi, donc ukuntu nayirezuma nyine ubundi nationalisme mbese ni iki cyangwa ideologie? Nationalisme ni ideologie ibyo bita mu Rwanda, icyo basigaye bita ngo ni ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo en fait bagita ingengabitekerezo ko njyewe siko mbyita, njyewe mbyita en fait ideologie ntabwo ari ingengabitekerezo. Ideologie ni ibitekerezo, ni uruhurirane rw'ibitekerezo. C'est un système de pensée, système de pensée. Ni ukuvuga ariko ibishingiye ku kintu. Donc ni système y'ibitekerezo de pensée. Le système de pensée ni ukuvuga ngo uko utekereza isi, uko ubona isi, ariko bibashingiye kuri referentiel yawe. Iyo referentiel niyo ngengabitekerezo. None ideologie ni urwo ruhererekane rw'ibitekerezo. Urugero nka nationalisme tutsi, ubundi ukuntu tudefinisa nationalisme ni idéologie, wenda mbivuge mu gifaransa ndabitraduire. Le nationalisme est une idéologie, c'est un système de pensée qui est fondé sur l'appropriation de sa communauté d'origine. Voilà, donc ni uruhererekane rw'ibitekerezo, ni uburyo ubona isi bishingiye yuko wemera cyane ireme rya communauté yawe uvukamo, ukemera ko iyo communauté wowe igutranscenda. Wowe nk'umuntu iyo communauté iragutranscenda, donc nikugena niyo. Donc kuba uri umututsi par exemple ubiha agaciro cyane ku buryo ibyo ukora byose, uko utekereza iki byose bishingiye yuko uri umututsi. Bishingiye yuko uri umututsi kubera ko iyo communauté uyemera, ukaba uzi ko ifite amateka akomeye, ifite umuco ukomeye, byose ibintu byose wemera noneho niyo inspira uburyo ubona isi. Ibyo nibyo bita le nationalisme communautaire. U Rwanda n'ubundi rwarushingiye donc rugana un régime nationaliste tutsi.
mbere uko n'abazungu baza. Donc hari idéologie ya gatutsi ikomeye. Donc il y avait un projet, hari abatutsi bafite un projet pour iyo communauté yabo, bakagira donc des ambitions pour la communauté, bakagira des ambitions z'igihugu iyo communauté yashinze aricyo Rwanda. Niyo mpamvu bahoraga mu matambara bacyagura bakigira guteba etc. Ça c'est fondamental. Donc gatutsi yo c'est une idéologie nationaliste yahozeho yashinze u Rwanda. Gahutu rero yo ni biriya nyine abazungu bafabitse ko Gahutu ntigeze ibaho, nta communauté Hutu yabayeho rwandaise, communauté Hutu rwandaise ntayabayeho. Muze nkuko nyine bashingiye igihugu babaga ari utuntu tw'uturwayome hirya no hino, noneho bakabafata tutaziranye tudafite icyo duhuriyeho etc. Bakabafata noneho barasambura bagira, ariko nta communauté tuyigeze ibaho, nta za ambition yigeze igira. Abazungu rero bashatse kubona iyo formule yo gukora ikintu cyitwa Gahutu, ariko nabwo batazi ko gishingiye. Donc l'idéologie ya Gahutu ntabwo ishingiye nécessairement sur l'existence d'une communauté yitwa Abahutu. Ni idéologie artificielle, ibintu by'icyuka. D'ailleurs imyaka 30 byamaze biyobora u Rwanda, nyine u Rwanda rwahagaritse kugira za ambition, uretse nyine kugerageza amahoro n'ubumwe, umutungo, donc umutungo wacu zawe yacu ni amahoro, zawe yacu diyama yacu ni amahoro n'ubumwe etc. Nta ambition zindi particulière. Ariko uretse Habyarimana nyine ko Kamemu yazanye biriya by'amajyambere ni kera, ko Kayibanda we y'avait rien, c'était vraiment le calme plat. Et ku buryo uko isi yagendaga ihinduka byagaragara ko u Rwanda niba nta ambition zihari, kariya gahugu kitwa Rwanda kashobora kutazaba viable ndetse kakadisparesa. Alors ubwo rero donc ibyo rero bya Gahutu rero ngira ngo mubishi cyari cyo kontoni yayo ni abantu majoritairement, donc l'élite nyine yakoze ibyo bya Gahutu yanakomeje kuba Kayibanda no kwa Habyarimana, n'abantu majoritairement abatutsi bahinduje ubwoko, harimo n'abatutsi batabihinduje byinshi ariko batahunze, n'abantu bitwa b'imvange Abahutsi tusa. Iyo niyo système ya Gahutu. Iyo système rero ababigi, donc ibyo twabayemo nuko yagomba kwidemarka ku ngoma ya cyami, nyine bagira bo bagomanye les fondamentaux za cyami, ko nyine niyo ngoma bakomakagamo cyane cyane ko majorité n'abatutsi. D'abord nta kintu bavanyeho, kuko ubuhake bwarakomeje. Donc ubu basimbuye bariya baparime Hutu, basimbuye b'abaristokrate bahunze, barabasimbura ariko bafata n'ibintu byabo, ibikingi byabo, ibisambu byabo, inka zabo zimwe izitarariwe muri mitorikire barazifata. Mbese izo batagabije abaturage muri ya revolution kugira bazibahaye ngo baziteme baziriye babashyushya, nyuma ibyo birangiye barazifata izisigaye tusa.
abaparimehutu ntibagumye nanone kugumana umutungo wose, kandi ntabwo bari benshi cyane, bajya kungana mbese n'abo barisitokrate basimbuye, bagumana umutungo, noneho bagomba guhaka rubanda rugufi y'abahutu n'abatutsi mu mashyushyu nka mbere, kubahaka abagaraba. Ariko ubucakara bwo bwari bwavanyweho, ariko na Rudahigwa ibyo ntabwo babivugaga muri propaganda, bavuga ko aribo bavanyeho ubucakara, ariko ubucakara Rudahigwa yaravanyeho mbere, yaravanyeho ubucakara atangiye kugira ikibazo n'abazungu. Batangiye kugira ikibazo abonye iby'abazungu barimo bapanga bya navuze bya gahutu, bashatse gutanguranwa kurwanira abahutu noneho icya mbere bagomba gukora ni ukora ibintu bishimisha abahutu nyine. Noneho Rudahigwa ikintu yakoze, yavanyeho shiku ku bucakara, ndetse yasaba yuko abatware bagabana ibikingi gakeya bakagabanyirizaho abandi, ingombashyushyu n'abahutu bamwe na bamwe, ndetse n'amashyo bakagabanya etc. Ariko igihe arimo akora, yarakoze ashaka gukora iryo teka ry'umwami, ababirigi byose babaga bamuriho turu barabimenya, baramutanga. Haruwa uwitwaga Haruwa wari guverineri w'ababirigi, arikora mbere, ararikora, noneho baryamamaza mbere ko bari bafite ubushobozi, bararyanditse, bakoresha administration yabo, barabicapa, barabimultiplier, noneho abapadiri babisoma mu kiliziya mbere y'uko umwami abidekarara. Umwami bamujomba igisongo gutyo nyine, byitwa ko bo bavanyeho shiku, ariko umwami yashaka gukora. Donc ibyo murabizi. Donc abaparimehutu ntabwo ari bavanyeho ubucakara, kandi nyine n'ubuhake ntabavanyeho, kibabigumyeho. Hari ibintu byinshi ture fondamento za Karinga bazigumisheho, byo muzabibona mu kindi kiganiro nakoze hanise Karinga Mputu, muzabibona. Donc iriya ziriya regime za gahutu nuko byagenze. Nyuma rero haje kuza irindi korosi, naryo rizanywe na geopolitique internationale, kuko byarongeye muri za 89, 89, urukuta rwa Berlin ruragwa. Donc muri geopolitique internationale naho haba ibintu nk'ibi turimo turi kuviva byo muri Ukraine byatangiye, amakarita aracangwa, kuko bira byo muri Ukraine uko mbibona bishobora kuzarangira Uburusi bubaye demantoré bugacikamo ibice, nk'uko Union Soviétique yacitsemo ibice. Ndetse Abashinwa ntibatitonda, bishobora kuzagera mu ntambara, hari intambara ishobora kuzabera hariya muri ya zone y'Abashinwa, Taiwan, ndetse wenda na ziriya Kore zikarwana, Ubushinwa bukivurugutamo, nabwo bukaba bwabademantoré. Ibyo nibyo bivuze n'ingiye byangaja, izo ni indagu za geopolitique. Ariko ubundi uriya mupfumu iwacu rushaki inzuzi ze zarakoraga, yose birashoboka. Ndacyakora uko bizagenda aterima ariko bizagenda. Donc amakarita rero icyo gihe yaricanze muri 91, Union Soviétique yashwanyuka muri 1989, 90 iwacu nabyo biraturika, evidemment inkotanyi ziratera, zitangira intambara. Ariko mbere bikina tutumba Museveni yari yakoze intambara muri Uganda, kandi abanyarwanda bayigizemo uruhare nabo rukomeye cyane. Yarimo bitutumba nyine byatutumbaga, bigaragara ko Union Soviétique irimo kujegera. En fait intambara turimo imaze imyaka 40, intambara turimo imaze imyaka 40. Ubu rero nyine iri muri abutisoma yayo, niko nge mbibona. Alors muri 90 rero inkotanyi zarateye, nanone u Rwanda rukatira indi korosi. U Rwanda rukasi korosi, ibyabaye mwaribonye. Abahutu nabo ntibumvikana, kuko hagarutse ingoma ya kera, nyine ingoma ya cyami y'abaristokrate. Abahutu evidemment iryo korosi naryo bariswatanye, ntibari, kuko n'ubundi n'ibyo naho na mbere ntabwo bari babirimo kwa.
donc en fait abaristokrate baje bahirika gahutu, ntabwo bahiritse abahutu, bahiritse système gahutu igizwe essentiellement n'abatutsi n'abahutsi. Urabyumva? Alors ni nayo mpamvu hano nanditse ngo amahitamo ya gahutu, kuko ubu kubera ko turi mu yandi mahina y'u Rwanda, uburyo gahutu izi position, iyi système ya gahutu yahunze n'abari mu Rwanda bari muri iyi système ya gahutu, bareba Ingabire n'abandi bantu bose batari mbese batayobotse ingoma nshya, baracyari muri gahutu. Hiyongeyeho n'aba bahunze, abatutsi bahunze ingoma, byose mbese byose nibyo nita système gahutu. Impamvu mwita système gahutu nuko de toute façon ntabwo bazabasa kweshapa, kuko bagomba kudefinisa icyo baricyo. Nk'abana batutsi bahunze, aba bitwa ibigarasha n'iki, kubera ko justement tutari muri za, donc nta za ideologie izi ngizi classique occidentale tubamo hari iwacu, bikaba bibaye ibya gahutu nyine na ngo ni lotike bantu n'iki. Bano batutsi bigarasha abitwa ibigarasha, abo soit bazipozitiona muri gahutu, donc bazinjira muri iyi système ya gahutu nk'uko byari bimeze muri za 59 nyine, cyangwa se kubera ko nyine kamema hari amahina akomeye, bongere bayoboke nka kujya bakaje kwa batashye n'abandi. Numva ko na za negociation ngo zirahari, bayoboke cyangwa se baceceke, ariko nta bundi buryo, kuko muri politique ugomba kudefinisa icyo uricyo. C'est comme ça, kugira ngo ubashe kumobiriza. Bon, rero iyi système ya gahutu rero turimo ubu ngubu niyo ekoni, niyo iteye ikibazo, donc niyo abantu bahanze amaso ukuntu igomba kwipozitiona muri ibi. Uburyo izipozitiona rero, nubwo système ya gahutu nyine itarimo abahutu benshi, abahutu bakeya, mbese kuko abahutu ntibabashe guperisa n'ubundi kuri iriya ngoma, ingoma za gahutu ntabwo babashe guperisa, bagumye mu mirima guhinga, no haperisa abatutsi n'abatutsi bahinduje ubwoko n'abahutsi babashe donc kwivanga n'abatutsi, tusaba ibintu nk'ibyo. Abahutu babanje kwivanga n'abatutsi bakarongora abatutsi bikagira, mbese babashe kugira, donc voilà, niyo système nyine ya gahutu. Ntabwo irimo abahutu benshi, ariko rero losoro y'abahutu kugira ngo abahutu bazabashe kwinjira mu mateka, noneho niba bashobora kwinjira mu mateka maintenant, bizaterwa na positionnement y'iyi gahutu. Ese gahutu hari uburyo bubiri ubu ngubu gahutu ashobora kwipozitiona. Nta shuwa nyine afite, ashobora kuvuga ati uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo reka tujye inyuma ya Tshisekedi, donc twiyita ababantu, mbese kuko ubona ariyo tendance yo kuvuga ngo abahutu ngo natwe ngo gahutu turababantu, ibintu nk'ibyo, ngo abahutu n'ababantu dusa. Ati donc tujye inyuma ya Tshisekedi, nk'uko Dayeri yabivuze, yarashije appel ngo abarwanya abanyarwanda yuko abanyarwanya Perezida Kagame b'abanyarwanda yuko bakeneye solidarite, yuko bakeneye imfashanyo nyine y'ababantu bakongo tusa bagaheka Kagame. Aba rero iyi système gahutu ishobora
kwiyariya na Tshisekedi, ishobora kuvuga ko yariye na Tshisekedi ubwo bakarwanya nyine Kagame na donc bakarwanya Gatutsi. Kimwe nuko hari indi position bashobora kugira, nuko iyi système ya Gahutu bashobora kuvuga bati iyi ni occasion, bati ni occasion yuko twakemura ikibazo cyacu cy'Abanyarwanda cyanatumye nyine dushwana, akaba muri 59 Abatutsi bagahunga bagasufura, Abarisito bagasufura, ejo bundi bakaza jenoside, hakaba jenoside y'Abatutsi, iki Abatutsi abarisitokarate baje nabo bakapunguza Abahutu, bakakujya no muri Kongo bakapunguza iki tusa. Ati ibi byose yaba aya mahina yaba occasion yo gushyira carte sur table, tugakemura ikibazo cyacu. Ibingibi ariko birasaba nyine abantu b'abanyapolitike bafite vision kandi bafite umutima ukomeye, batagenda cyane ku marangamutima, mbese les vrais hommes politiques. Ibingibi kuko birasaba kumenya kwicisha bugufi muri politiki. Iyi nuza kabiri, njye niyo privilege, abandi nyine na mwarabibonye, ni nayo mpamvu byatumye nkora kino kiganiro. Mwabibonye ko Gahutu nyine hano hanze mu mavideo mu kizazo usaba amashyaka bose bari kwipozisiona ngo bashyikishe Tshisekedi, ngo noneho ngo frappe Kagame, ngo noneho basubire ku butegetsi, ibintu nk'ibyo ngo bafashe. Ibi nkaba mbona atari kureba kure, njye nashyikira yuko ahubwo Gahutu yaha akaboko Gatutsi muri ibi turimo, kubera impamvu nyinshi. Ndagira vuba donc bidatinda. Ubundi muri politike donc kwipozisiona cyane cyane iyo hari amahina, birumvikana ko amarangamutima agomba gukora nyine. Umunyapolitike ni umuntu d'abord, c'est normal. Donc rero turebe sur le plan y'amarangamutima impamvu biri intéressant kudashyikira Tshisekedi ugashyikira Kagame. Noneho tunarebe sur le plan politique rero, ko muri politique rero ho uba wavuye mu marangamutima ukareba interi, kuko ahangaha ushobora no gushyikira umwanzi wawe n'iki byose nabyo turebe. Ku marangamutima, mu marangamutima ushyikira inshuti yawe cyangwa umufite umupfana, ubundi niko bigenda kwawe. Ese bano bantu nyine b'Abanyekongo ni inshuti za Gahutu? D'abord kuba ntacyo dupfana byo, ese d'abord icyo dupfana nk'umuhutu cyangwa se umututsi yahinduje ubwoko uri hano hanze, cyangwa umuhutsi cyangwa umututsi babitwa ngo ibigarasha, buriya hari ikintu kinini ahuriyeho n'umuntu w'umubandundu cyangwa w'umukasayira? D'abord ntibavuga ururimi rumwe, ntabwo bafite umuco umwe. Wenda barimo bake b'Abahutu bajya gusa na bariya, ariko ça s'arrête là, ntaho bihagararira. Ubundi abenshi kuko navuze ko ari nubwo yitwa Gahutu ariko ari système Tutsi. En fait système ya Gahutu nuko nagumye kuva muri 60 ni système Tutsi.
urabyumva gusa n'abiswa abagahutu ariko si abahutu, harimo abahutu bake bagiye baperisa dahiri nabo bakarongora abatutsikazi ko ntabwo bari gutona muri sisitemu ya gahutu udafite umugore w'umututsikazi cyangwa ibyo n'abatutsi byo c'était difficile, c'était rare cyangwa murabizi kwa. Donc nta nubwo harimo benshi basa n'abo babantu ni bake, muzari kuri za zoom yo mubareba bose izi zoom zose ziri hanze mubonamo ababantu bagaye bari bavuga abahutu bari typique na pas beaucoup. Inderehe niwe wajya gukunda kugaragara ariko nawe ntakigaragara cyane, urabyumva. Bon donc si bene wacu abo babantu biyongera, twebwe bagahutu kwa si bene wacu. Icya kabiri si inshuti zacu ko baraduhemukiye cyane. Buriya abantu ko badakunda kwivuga kuva gahutu yahunga nyine inkotanyi bahungira hanze hose ku isi kwa muri za 1994 mu bihugu byose biyesitayemo. Burya igihugu cya Kongo nicyo cyabafashe nabi kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi. Urabyumva kurusha mu Burundi ho ntabwo bahungiye, ariko nko muri Uganda hari abahutu benshi b'impunzi baba muri za kaniki byose, abandi batanaba muri kan. Uganda itegekwa n'Abahima Tutsi yaturutsemo inkotanyi, abahutu babayo bafashwe neza kurusha aba muri Kongo, kuko abahutu baba muri Kongo nta nubwo wavuga ngo barafashwe, si no gufatwa nabi, n'ibisi babayeho nk'ibisimba. Abo banyekongo abantu muvuga gushaka kwiyafiriya nabo barabanje, nibo bayobowe na Kabila wa musaza, nibo bafashije inkotanyi gupunguza abo bahutu babisupervisa. Kabila nabonye na discours yarabishyingo tusumuri ibintu nk'ibyo Kabila le Congolais kugira Mbandaka ariho supervisa. Nyuma yaho muzi byo kukiyo nawe amaze gupfa, bo yarabanje arabahamagara ngo afashwanye n'inkotanyi ngo bakoreshe, barabazana bageje hariya, donc ntiyagira icyo abafasha, inkotanyi zirabafrapa zirabamasakara. Noneho umuhungu we nyine imyaka 18 muzi ukuntu yafasha abahutu b'impunzi muri Kongo, kugeza ubwo nyine bajya gukora za operation n'inkotanyi zikabajyana uko zishatse, inkotanyi zakora ibyo zishatse hariya. Kisekedi imyaka amazeho muziko yayimazeho afatanya na Perezida Kagame guhiga abahutu, guca kubaza bakakora operation umoja wetu bikabamara iki tusa lideri babo abandi babajyana za moto bacyura nabi tusa. Donc aba bantu twebwe bagahutu abantu ntacyo dupfana nabo, kandi n'abanzi bacu n'abantu baduhemukiye cyane, sont des opportunistes dangereux. Urabyumva? Ibyo ni ku rwego rw'amarangamutima, simbona la justification. Mu rwego rwa politiki, kuko ushobora uti Sylvestre tuzi idiot, ubundi ibyo ngibyo amarangamutima, uti muri politiki ni real politics ikora, uti Kisekedi no wenda yemukiye ariko ubu kuvagarutse nta kibazo tugomba ngo umwanzi w'umwanzi wango nishite yawe etc. Ok, je suis d'accord avec ça, ariko hanaho hari za indispensable. Kugira ngo muri politiki ukora alliance n'umuntu hari ibintu kame mureba. Ureba ingufu z'uwo muntu ndari n'ikintu ukareho n'umuntu niba afite ingufu, wenda moralite ukayihorada kuko turi muri real politics n'ibiki.
ariko wiyariya n'umuntu ufite ingufu. Ntese mwarabonye murabona muri iyi paradigme confrontationnelle turimo hano hagati ngo y'aba nilotike n'abo babantu ba Tshisekedi, mubona bari ari bafite ingufu. Icya mbere nta ngabo bafite. Yewe kuriya babwira ngo turashaka gufasha ngo bagaho tubafasha ngo barwanye Kagame amuhirikeza abafasha se akoresha abazabaha iki? Nta ngabo bafite. Sur le plan interne mu gihugu le régime Tshisekedi il est weak, il est faible, ntabwo imaîtrise le facteur interne. Cyangwa ibonye ko ku by'ingabo donc ntabwo afite, ariko uwo bahanganye ari we Paul Kagame afite ingabo 300,000 zateguwe neza kubera nyine izi ambition za Gatutsi pour le Rwanda. Yateguye ingabo zifite bien équipées, bien entraînées, zagiye kuri za théâtre d'opération hose ziba ageri n'iki byose. Nabyumva niho ufite ingufu sur le plan militaire. Sur le plan politique, uyu Tshisekedi nta maîtrise à facteur interne. Mwabonye nabo basaba ngo abanyekongo barahagurutse n'ibiki byose, ngira ngo mwarabonye ko kamemo l'alliance sacrée hajya niko babyita, uzabyo donc bari abanyapolitike bo mu hejuru ntago bamushyigikiye cyane muri ibi byo guhangana na M23, bamushyigikiye du bout des lèvres gutya gusa, kuko bo ikintu kibaraje ishinga no kureba uburyo bamuhirika ahubwo mu matora bakamufrapa, kuko bamureprocha ko ari umutribaliste, yuko ari corrompu, kandi yuko ari umufrimeur, ko ntabwo ari un homme politique. Niko bavuga bo abanyekongo benshi b'abanyapolitiki d'envergure, kwa uretse bandi bo mu muhanda évidemment no kuri za réseaux sociaux. Abari aba Bemba, abari aba Katumbi, abari aba Kamere, abo banuza même Mukwege ntabwo yemera Tshisekedi. Donc ubu ngubu baravuga ati u Rwanda M23 n'iki, ariko yumva wenda u Rwanda rwakwirukanwa na M23 kwirukanwa, ariko atari bitakozwe na yajya ku ruhande Tshisekedi bigakorwa n'abantu nkuko bo bavuga. Donc ni ukuvuga ngo il est fragile sur le plan interne. Urabyumva, kariya karere karwanirwa niyo yaba ndetse ashyikiwe n'ahandi, kariya karere karwanirwa ko nta se imyaka amaze ateka hageze kangahe? Hageze nka rimwe. Urabyumva. Sur le plan diplomatique, ubushize nabivuze, ubwo rero facteur interne byo kubwira Kagame we, kanjo iyo tuvuze facteur interne nibyo ngibyo, kuko bavuga ngo na abantu bazahangana n'abanilotike n'abantuza, ninde umetriza abo iyo base ye kurusha undi kwa Paul Kagame. Le facteur donc maîtrise facteur y'abatutsi baba mu Rwanda, baba mu Burundi, baba muri Uganda, baba muri Congo. Aho muri Rwanda bo barabideclarer, donc bamuhuziye bafite voilà opération d'Egwa, abandi bo muri Congo bintu babizwi, wenda harimo bakinga abanyamurenge basakuza muri États-Unis, ariko barya niza bruit de fond. Nuko kandi nabo nukwera ko amahina atarakomera, biracyari au début, nyuma muzamure bose bazakora nuza fond commun, niko bigenda.
Et donc, le facteur interne, Paul Kagame niwe uyimitiriza, donc afite ingufu, donc sa base. Sur le plan diplomatique nyine byarabivuze ejo bundi, icyo twabonye ni uko bavuga ngo abanyamerika baramukondanye, effectivement hari na raporo nabonye zisohoka ngo za Nations Unies, uretse ko izo raporo bavugamo imvunitero, ko bavuga n'indi mitwe na FDR barabivuga tuza. Bon, iyi raporo effectivement bavuga ko u Rwanda rufasha M23, yuko M23 ikwiye kwirotira selon les accords etc. Union Européenne yabivuga, ariko yangize ikaha u Rwanda miliyoni 20 ngo bazajya baziha izindi buri mezi 3 ngo Mozambique. D'accord? Donc mu bikorwa, donc mu magambo talking yo sava. Abafaransa barabivuze, ariko abafaransa ngira mu muziko President Macron yaravuze hashize umwaka umwe ati u Rwanda ni partenaire stratégique wacu muri Afrika. Ubu abavuga abafaransa bidekara kubiriya, ariko akwereza babagenero be kujya kureba bakazura ngo bapanga ibintu byabo bya stratégie nyine byo muri Afrika nyine no mu karere. Les Américains baravuga biriya, bafite une base militaire mu Bugesera iri muzirinze Kagame, ko Kagame no hatuye nyine arinzwe niyo n'aba-GPB na force spéciale base militaire. Urumva abantu ntabwo ari bo bananirwa kubwira Paul Kagame ati gira bariya bazi. Voilà, bafite na base militaire yindi a Beni mu hari hafi yazabonaga nabonye bafashe nyine. Les Américains bashobora no kurasa salve imwe kuri M23 igahita igenda, ariko ntabyo bakora. Ariko icyerekana cyane cyane ko la diplomatie nyine ya pafoto yuko Tshisekedi nyine yayitsinzwe, ndetse Paul Kagame ati banarwana cyane sur le plan diplomatique na M23 tirwana. Tshisekedi niwe uyajita, ariko biratangaje kubona ibihugu 9 bimukikije nta na kimwe cyari cyakundana u Rwanda kivuga ko gifasha M23. Ahubwo ndetse u Burundi bwo ukaba baravuze bati ntabwo twebwe ibyo mutubwira ntabwo tubizi ko u Rwanda rufasha M23. Union Africaine ntabwo irakondana u Rwanda ko rufasha M23, na SADC ntabikorana na ziriya organisation regionale zindi, même na EAC iriya East African Community ntabwo irakondana u Rwanda yuko rufasha M23 ngo bivuge ngo ni mu zorotire. La Tanzania ntirayikondana, yanze no kohereza ingabo za Kenya zimaze amezi 3 ntizarasi isasu na rimwe kuri M23, kandi aricyo cyazijyanye. Izi Burundi zirariya muri Sud Kivu ntizibuja, ntizarasa n'isasu rimwe. Bariya banyafrika bose kuba badakondana u Rwanda ko rufasha M23 ngo banasaba ko M23 irutira etc. Buriya hari impamvu, kuko ubundi ntabwo wakwimagina ko par exemple Union Européenne yakondana ibintu nka biriya, donc kandi Tshisekedi yajita nyine le Congo, c'est quand même le Congo, ngo noneho Union Africaine iturame. Ubundi yahita ivuga yabinabonye nyine, yabinabonye pretext nyivutide na Union Européenne yabikoze, ntabwo u Rwanda rwavuga ko twenyine. Union Africaine yari gukurikirana ikakondana ikada. Kubera iki? Kubera ko baba bazi ko Union Européenne, kuko nabo bari informa, donc bari okura ibyo byose bazibera munsi y'ameza iki byose, baba bazi ko Union Européenne ari kubeshya byose baba bizi. Ibihugu byo muri précaré français byose Ubufaransa bugitegeka, ibyo bya Cameroun, bya Congo Brazza, bya kandi Congo Brazza ifitanye mpaka na Congo, za Centrafrique, za Chad, za cyose.
ubundi nabo babona abafaransa bakundanye nabo bakaba bati ahangaha kamemo umva suivre natwe tugire reka da kubera ko bazi ko abafaransa ubwo abafaransa babwiye bati ibi ni formalite. Alors sur le plan diplomatique nyine urumva Paul Kagame ni weak, sorry Tshisekedi ni weak, ni faible. Paul Kagame ari amudama l'opinion nikomeza. Ubu rero u Rwanda ntibikomeza gutya projet ya M23 ngiye mbona izacamo nkuko nabivuze ngitangira muri za Kivu seri y'ibiganiro nakoze bya Kivu Monamo, mbona projet ishobora kuzacamo M23 ikisubiza za zone u Rwanda rwahoranye kera, noneho hakaboneka indi formule y'uko u Rwanda ruba rwagutse niyo bitaba ari formel ariko rukaba rwagutse, niyo hashingwa ikindi gihugu hariya ariko kikaba ari igihugu cy'abanyarwanda gifitanye des relations de fraternité n'abandi banyarwanda bo mu Rwanda bari bo twebwe. Ibyo rero njye ndabona ari occasion yo kugira ngo Gahutu yegere Gatutsi, uwo mushinga tuwujyanemo ensemble noneho tuwujyanemo ensemble kuko ni umushinga udufitiye akamaro twese, ukaba ari n'umushinga nk'uko nabisobanuye muri ikiganiro nakoze muri biganiro uri donature yo gukemura ikibazo cyaduteranije en fait, kuko icyaduteranije si uko twangana, icyaduteranije ni uko tudafite nk'uko nahoze mbivuga nyine abantu barwanira ibiryo, barwanira ibintu, ubutaka, umutungo, noneho bakabiha habillage idéologique. Icyo twapfuye ni ibiryo bikeya n'ubutaka buto ariko tukabyabiya yuko ari Gahutu n'Agatutsi bahanganye, yuko ari inyenye, yuko ari sosi. Icyo rero twapfuye Gatutsi arimo aragerageza kukidukemurira yagura donc l'espace vital, espace vital. Ntabwo arimo Gatutsi arimo akora intambara y'umurengwe kuko nkuko mbese ubundi nka Putin abantu ngiye n'impamvu ngiye nshyigikiye Ukraine nuko mbona ko Uburusi bwihagije bushobora kureka Ukraine ikabaho hari igihugu kandi Uburusi bugakira bukaburamutse bugakira kwa rwose. Ariko twebwe si ibyo ngibyo, ntabwo ari intambara ya prestige ya President Kagame cyangwa wenda nako kaba karimo gake byese umunyapolitike wese afite icyo yikura, ariko ni intambara de survie yo gushaka ya survival, yo gushaka ikintu cyatuma tubona espace vital tugasohoka muri ya mfunganwa noneho tukabana ariko nk'abanyarwanda. Gahutu n'Agatutsi bagashyira hamwe ko n'ubundi ni bamwe ko nabwiye nyine en tout cas au niveau ya elite yabahanganye bose ni système Tutsi nimwe gusa bimwe n'ibyitwa Gahutu byitwa Gatutsi c'est tout. Twese turabatutsi. Bon donc n'Abahutu bien sûr barimo, Abahutu rero tukabatira vers le haut, tukabinjiza noneho mu mateka. Ahangaha c'est très important. Muri iyo état nation twaba dukoze ni ino occasion noneho kuko ntabwo tugikeneye
kuguma kubagira abagaragu ngo batwe tujye imitungo noneho bo bagirirwa bahinga gusa batajya mu mashuri batajya gute akazamutse bikagore etc. Noneho ni okaziyo tukanabatira nabo vero noneho bakinjira no mu mateka kuko bagahura na bariya basanzwe bo batuye no muri Congo baganje normalement. Ubundi yaba hari amahoro abahutu baho hari community y'abahutu iri aho imeze neza bakaba igihugu donc un état nation yitwa Rwanda idafite frontière. Urabyumva ifite juste un foyer suffisant, foyer national ihagije abashaka kuhaba, ariko ikaba ari l'état nation qui rayonne nkuko mubona bari Gatutsi nyine afite ambition yabyo. Ubona kuntu kuva bari Abatutsi bagera rebo bashaka u Rwanda rurayona muri byose, rugategeka francophonie, rugategeka noza badi, rugategeka ikiruka ujya gusifura mondial, bikagira umuco w'u Rwanda ukaba projeté, bagakora noza marque y'imyenda yitwa Ashanti, ibintu biteye ubwoba panafricain. Urabyumva u Rwanda ukaba gutyo. Je vous jure, mushaka kuvuga ati c'est un optimiste yizeranye tout ça. Non, je suis politicien moi aussi kandi umusaza. Je parle d'expérience. Je ndajijutse kandi ninje muri politike nyine muto ibyabaye malheureusement nyinjiramo muri periode igoye, ariko mfite experience y'u Rwanda, nzi abo bahutu muvuga ndabazi, Abatutsi ndabazi ko bose mbavukamo ibiki izi concept mba ndefinisa za Gahutu za Gatutsi n'ibintu nafashe umwanya wo gutekerezaho ko mfite des outils méthodologiques qu'on narize. J'ai des grilles d'intelligibilité, j'ai des grilles d'analyse que j'emprunte à des sciences humaines. Hari za grilles d'intelligibilité nanjye ni fabriquera, donc je ne suis pas idiot. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas un optimiste imbécile. Un imbécile heureux, non. Ibi mvuga ni ibintu bishoboka, gusa birasaba humilité, kwicisha bugufi kw'abanyapolitike, kumenya icyo bari cyo, ntibagume kwibita ibyo bari byo by'Ababiligi babise cyangwa ibiti bise du n'importe quoi. Urabyumva, c'est du n'importe quoi. Ntabwo ari normal. Nabivuze ngo marque Ashanti. Donc ibintu tubamo bya Gahutu nyine iriya yabaye fabriqué. Hari izana za situation ziri ubuesque nyine ukaba wase kuretse ko bari dramatique. Donc nakuri mvuze ngo marque Ashanti. Ya marque Ashanti ni marque yashinzwe n'umwana w'umukobwa umwuzukuru wa president wa mbere wa Repubulika ya Gahutu wari Umututsi. Voilà. Witwa Maryse Mbonyumutwa. Ejo namubonye kuri France TV, ari ku TV5, ariko ajya asobanura ibyo bintu ari gukora. Donc bimaze gufata intera internationale, une entreprise des dizaines de millions de dollars, akaba ati dushyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda. Urabyumva, ya guverinoma ya Gatutsi. Kandi biranazwi kuko ni umutungo w'umwami hariya, umutungo iyo bavuga umutungo wa leta n'umwami, nuko niba baramufashije bagashyiramo n'amafaranga buriya bwami bamufashe batya, ukamana umwana yari yapanwishije muri business, ukuntu uyu umuntu ukuntu abavuga nyine ubona ko yabaye sublime kuva yajya muri biriya etc. Ko na mbere ngenda muzi na mbere hano yakora business ari ku gikarito cya zahabu, ntabwo ari kuri nk'ibi byacu ko yari hano i Buraya, ariko hariya nyine
ubona ko iyo umubona ntabwo akiri stress nka mbere muri ibyo bikarito, nubwo cyari dore ko cyari stress, ariko hariya ni ibintu ari gukora akireyariza. noneho rero iyo mvuye impamvu situation y'ubwesike wajya kubona umaze kumubona utya wazapa gahoro ugiye kuri ukajya nko kuri YouTube ukabona tante we donc mushiki wa se witwa Marie Claire Mukamugema, ukabona we yagiye asokoza urumenesha nyine rwa gitutsi nyine uko rumutweze na nyinya gitutsi n'ukuntu ameze byose usa na gicandando bamuzi Marie Claire, ukabona yicaye muri Zoom yo kwa Nahimana tunurguta bari kuvuga ngo twebwe abahutu ngo tugomba kurwanya ngo agatsiko yego yego urabyumva c'est extraordinaire. C'est ngibyo bintu mwumva bitari bizarre. Ubu ibyo ngibyo ari biki? Donc nibyo tubasha gutangaza example nyinshi cyane. Mubona hano hanze nyine muri system ya Gahutu. Ara umuntu umututsi nkanuza Dr. Rwamucyo. Ututsi teogwa wiyoza Ruhengeri nyine niwe Ruhengeri Gisenyi. Yicaye muri Zoom ari kuvuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye. Namwe ngo zashingiye muri Uganda ibintu biri hors sol kazi y'umututsi kuki ari uyu uri kuvuga ibiya kandi nabiriya nta n'umutu nyamutu byarengo. Doko kisi ndabona ngandire yatinyuka ko yavuga ibintu nkabiri. Enfin nshobora gutanga murabizi ibi tugomba kubisohokamo parce que ni ibintu si ibyacu. Gahutu twe twayishinze shinzwe n'ababirigi abigi barigeneye. D'accord, donc ndangeza ngaho icyatumye nkora kino kiganiro nuko justement hari iyo ambiance yo kuvuga ngo tugiye Tshisekedi ko dufashe ngo duhirike. Nabonye ikiganiro cyambabaje vraiment, abantu bakinyohereje cya ambassadeur Ndagijimana Jean Marie Vianney, ni umuntu abantu mubaha muri position ukora. Ubundi ngewe nubwo twashwanye niyo gushwana nawe cyane namukoze n'ikiganiro yanyenereje twashwanye, ariko ndamubaha kuko nabonaga akora ino position. Niyo muntu nabonaga vraiment we na Ingabire Victoire muri mode zitandukanye, ariko nabonaga niyo bakora ino position intelligente vraiment. Donc Jean Marie Vianney Ndagijimana, ariko iyo kubona mbona yatumiye Nahimana Thomas amwicaza mu ntebe y'icyubahiro yambaye costume na za cravate, ayo ngo nyakwa president ngo du peuple rwandais en exil. Ngo iki byose ubona ko ikiganiro cyose cy'amasaha n'iminota bavuga ko ngo bagiye kurwanya Kagame militairement, ngo bafatanije ngo n'abanyekongo ngo bakaba Kongo ngo bashimiye Tshisekedi ko ngo yafunguye amaso ngo akaba yaravuze ko azabafasha ngo kurwana ngo gisirikare ibintu ngibyo. Donc abantu bose barantifu. Donc abantu kino kiganiro kiri ibintu mubabona bose n'abahutu nyine murabizi ko ari umwe bombi n'abahutsi bije abashibahutsi b'abanyarwanda bari muri ayo ngo bajye mu by'ababantu n'ibintu nk'ibyo. Abantu baranefu nyine bakabatireba none ibyo bati subu bati Ndagijimana Jean Marie Vianney n'iki yamubaye uburyo ngagira nyane nanjye ndakunda bashoke kuko ibintu twe iwacu i Buganza burya hari igihe dukunda iyo babaye shoke cyangwa
donc wumiwe dukunda gukoresha za body language kwa tuwe umuntu wose ndagije imana n'icyo maboko ati iyo ugize utya bivuga ngo umbaze ndabona ati se papa si ati wenda ndagije imana usanzwe yakira abantu b'ibikonyozi barwanya leta y'u Rwanda nyine ariko kameme bafite ukuntu bafite envergure kwa ati se iriya ntebe aherutse gutumizamo ambasaderi Suwine akamwicazamo bakaganira niyo yicajemo naho Imana kwera abona bijyagigagiranya ni arabyumva intebe yatumiyemo Judy Riva niyo yicajemo naho Imana burabona c'est pas possible wita ngo perezida w'uruzengagirane ni arabyumva azi intebe yicayemo abantu banditse ibitabo batigwa nk'abantu z'aba Sharona na buriya abona bikiri mu mujyi umwe iki cyamufashe bo yewe reka ndekera ndabona ikiganiro gitinzeho gato ariko byari ngombwa yuko mushyiraho les points sur les i quand même cyane nk'abantu bakiri batoya abantu bakurikira ibya politike bakiri bato wenda bashaka no kwiyangaja n'iki byose mbangira ngo dupoze za indispensable zimwe na zimwe ndetse tunabisesengure abashaka kugira icyo bakuramo bagikuremo buhoro wenda ariko birihutirwa il faut que les gens se décident vite uko turi mu mahina nkuko nyine nabivuze turi mu mahina akomeye murakaho rero ubwo nawe